Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe, Imana ishimwe cyane, ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo tunejejwe n'Imana mu mitima yacu, tuhereje Imana icyubahiro izinze ijoro ikazingura amanywa. Muri iki gitondo cya kare tubanje Imana hose muri byose. Nyemerera ufatanye nanjye gushima Imana muri iki gitondo. Imana ikoze iby'ubutware, Imana ikoze neza cyane, Imana yakurinze, Imana ikongereye iminsi yo kubaho. Hereza Imana icyubahiro. Ndabashuhuje abari ku migabane itandukanye y'isi, ndabasuhuza inshuti zanjye tubana mu mwanya wa nibature, ndabashuhuje bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ibarebe neza iki cyumweru, uzabona ukuboko kwera kw'Imana, Imana ikumpera umugisha. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tuje imbere y'Imana tugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe cyangwa se teme igira iti Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Burya Imana yaba yarebaga nk'abantu, bakurebera muri taye, bakurebera mu muryango uturukamo, bakurebera se no mu byaha wihannye, ntibabe bakuvugisha, ntibabe bakegerana nawe. Ariko hashimwe Yesu Kristo, hashimwe Imana Data ko itareba nk'abantu. Aho babona bitakubera niho Imana igutereka. Imana ishimwe. Rero navugaga ngo Imana ntikora nk'abantu. Hari ababona nyine yuko ibyawe byagombye kuba byararangiye, ariko Imana hahandi bo bashyize akadomo, yo ishyiramo virigire bikongera bigatangira. Imana ishimwe. Imana rero ntikora kandi ntireba nk'abantu. Imana ishimwe. Unyemerere utekereze ukuntu Imana yabikugenjereje, nurangiza uyihereze icyubahiro, nurangiza uvuga uti Imana warakoze. Kuko aho bategerereje ko nsebera, Uwiteka warahanyambukije, warahantambukije. Aho bategereje ko mpfira, umwaka bari bazi ko ndi bupfiremo, Uwiteka wawukoreyemo imirimo n'ibitangaza, bahindura amagambo. Imana ishimwe. Rero Imana ntireba kandi ntikora nk'abantu. Bo bafite ukuntu bakureba, bafite ukuntu bagupangira, bafite ibintu ku buzima bwawe, ariko Imana ishimwe yuko ibyo byose ibipangurura, nta n'umwe imenyesheje. Imana ihabwa icyubahiro. Nagiraga ngo iyi nsanganyamatsiko ubanze uyitekerezeho, ndetse ikwibutse iby'imibereho yawe, ikwibutse iby'inzira wanyuzemo zitandukanye, ikwibutse n'amakuru wagiye umenya yararangiye y'abakugambiriyeho ibibi. Ibyo byatewe n'uko Imana itareba kandi idakora nk'abantu. Imana ikora mu bumana bwayo. Imana ikurema ifite icyo yanditse mu gahanga kawe, ifite icyo yanditse ku izina ryawe, ifite icyo yanditse ku mubiri wawe, ifite icyo yanditse muri ibyo biganza. Naho babirwanya, naho bakudindiza, naho bagusubiza inyuma, naho wakibagirana, nabyo bijya byemera. Ariko Imana ntireba kandi ntikora nk'abantu. Isaha y'Imana iyo igeze byose biremera. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose, kubara ni ibice 23. Titire y'ijambo handitse ngo Balamu agerageza kabiri kuvuma Abisiraheli, Imana imushyira mu kanwa amagambo abahesha umugisha. Imana ishimwe. Uyu Balamu yari yahawe ibiguzi na Baraki. Aramubwira ati rwose umvumire buriya bwoko, si uko nawe hatari abatanze ibiguzi kugira ngo uveho, kugira ngo uve muri ako kazi, kugira ngo uve mu mugisha wawe. Ariko Imana yo mu ijuru yaguhaye umugisha
mu cyimbo cy'umuvumo yahashyize umugisha, Imana ishimwe. Mu cyimbo cyo gupfa Imana yakongereye iminsi yo kubaho, Imana ishimwe. Mu cyimbo cy'amarira yaguhaye ibitwenge, Imana ishimwe. Haleluya. Ifite uko yabikoze mu bumana bwayo, rata ifite ukuntu yo ibigenza, Imana ishimwe, bitandukanye n'uko abantu rata baba babishaka. Ni ukuri Imana ntireba kandi ntikora nk'abantu. Reka dusome umurongo wa 19. Handitse ngo iki? Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntibizasohoza. Imana ishimwe. Ndagira ngo nkubwire, Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu, ahubwo Imana ibyo yavuze izabikora. Imana si umuntu ngo ibeshye, nta n'impamvu yo kukubeshya. Reka nkubwize ukuri, ubundi Imana yabikubeshya ngo biyimarire iki? Imana irihagije, Imana ifite byose, yitwa Uwiteka, umuremyi w'isi n'ijuru, Imana y'ibifite umubiri byose, Imana y'ibihumeka. Haleluya. Yitwa Elishadayi, umuremyi wawe n'umuremyi wanjye. Yitwa Jehova Sabaoti, ni umurwanyi kandi akanesha. Yitwa Jehova Jire, Imana iragabura. Ayiwa, haleluya. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshye. Imana si umuntu ngo ibeshya. Nongera kuguhamiriza ko Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Abantu barakubeshye, abantu bagukorera iby'ubugome, ariko Imana ntihabwa icyubahiro ko mu mwanya w'ubugome wakorewe Imana yaguhanaguye amarira, Imana irayaguhoza. Imana nishimwe. Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Imana ishimwe. Ababonye bitakubera babaye benshi. Hari ababonye utabyara, hari ababonye utaheka, hari ababonye utakora ubukwe, hari ababonye utakicara muri ofisi, hari ababonye mbese bo mu mitima yabo bakanezezwa n'uko ibyo bintu mvuze bitagukorerwaho. Ariko kuko Imana idakora kandi itareba nk'abantu, byaremeye mu izina rya Yesu Kristo ku buzima bwawe. Byaremeye mu izina rya Yesu Kristo. Byaremeye ubyicayemo, byaremeye warabyaye, byaremeye byaremeye warubatse, byaremeye ufite akazi, byaremeye kuko Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ijambo, iri ni ijambo Baramu yarabwiye Baraki, aramubwira ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ijya yicuza icyo yakoze. Ntabwo Imana izicuza ko yaguhaye umugisha. Ntabwo Imana izicuza ko yakurengeye. Ntabwo izicuza yuko yaburijemo imigambi y'ababisha bawe. Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi ni ukuri ntabwo yakicuza. Si umwana w'umuntu ngo yicuze. Imana ishimwe. Ibyo yavuze, iyo rero ikintu nyikundira, ihagarara ku cyo yavuze, ihagarara ku ijambo ryayo, kuko niwe nyiri ijambo. Imana ivuze ngo nzakugirira neza, Imana ivuze ngo ntabwo uzakorwa n'isoni, Imana ivuze ngo nzakurengera, ni Imana isohoza iryo sezerano. Imana ishimwe. Ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no gukora ntizabikora. Ese ibyawe we nibyo byayinanira? Ibyawe ubona ari byo biremereye kurusha iby'abandi? Ese ibyawe ubona ari byo bya mbere kuri iyi si? Ibyawe nibyo byayinanira? Ni ikibazo nkubajije. Ibyo yavuze mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza. Amasezerano ugendana, amasezerano ufite, ndagira ngo nkubwire nuhumure, nukomere. Imana ntikora nk'abantu kandi ntireba nk'abantu,
komera ushikame mu mana, komera ushikame mu gakiza, komera ugira ibihe byiza byo gusenga. Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Shalom shalom, mbifurije kuzagira iki cyumweru cyiza, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kwaguka, mbifurije kuzamuka mu buryo bwo gusenga no kwizera Imana, kuko Imana ntikora kandi ntireba nk'abantu. Shalom. Irangane, nta joro